ubundi nka wayiragiye uranayikama. Kibazo rero none se waragiriza umuntu ikorasi y'amafaranga ukaragiza umuntu ijambo ry'amafaranga, ubwo se yo ni imitumba yaboze, na amazi ya Nyabarongo arimo imisundwe uri guha inka. Ubundi inka nararagiye. Inka iyo wavugaga ngo ni inka yabyaye urashaka ko ikamwa, hari umunyu witwa gikukuri washyiraga mu mazi meza ya robine, warangiza ugashyiramo gikukuri. Icyo gihe rero inka yanyweye ayo mazi iragenda ikagira gute, igakamwa. Hari n'andi mazi asanzwe, hakaba ubwatsi, hari ubwatsi se bavuga ngo nurwurira, mbese bya byatsi byimeza ku gasozi bitoshye kabisa. Hakaba n'imitumba nyine, hakabaho n'urubingo. Muri make hakabaho n'ikintu bita umubirizi. Umubirizi bavuguse bagashyiramo igikukuri. Iyo wahaye inka umva irakamwa kabisa. None se mbwiza ukuri, inka uzayicisha inyota, uyicisha inzara, nurangiza uyige munsi uyikame? Ntabwo amata azaboneka, ntibishoboka. Buriya n'abantu boroye inka bazi ibintu bashobora guha inka igakamwa. Bishatse kuvuga ngo ntabwo uyijya ngo uyikubite uti kuki udakamwa wa nka we uyikubita. Wowe umva irye inywe ihage. Ubundi ni ugukora ku ibero ivuruganya, ukavuruganya amata akaza. Rero ikintu mpfa n'aba bantu baravuga ngo umuntu atungwa n'izaragiye, ntazo baragiye. Umukirisitu ushaka koza n'icya 10 adakuyeho n'ijana cyuzuye, utiriwe utera ikorasi ivuga icya 10, udahamagaye umusatuzi wigisha ku cya 10, udahamagaye umumanyuzi wigisha ku cya 10. Zana ijambo rizima rya nyiri jambo urigaburira abakirisitu bakizwe bihane. Ubwo ni umubirizi urimo gikukuri. Amahoro urukundo kumwe mwese mudukurikira kakanya, nizere ko mumeze neza aho muri. Abo bitameze neza ndavuga hari abari mu nzu z'imbohe, hari abarwaye kwa muganga, hari abarwaye mu rugo. Reka tubabwiye ngo ntago ariko bizahora. Ejo hari andi mahirwe y'uko ubuzima bwazamera neza. Ubuzima ni gatebe gatoya. Abakunzi rero ba Mama Charlene official, nizere ko niba ari bwo bwa mbere dukurikiye wamaze gukora subscribe aho hasi, ndavuga ku nguni y'uburyo bwa screen yawe, ugakandaho kuri ako kantu k'umutuku, ndetse no kukazogeraga hari bundi ukajya dukurikira umunsi ku munsi. Ni Usama Rigan dusanzwe tubana na Mama Charlene, ariko uyu munsi nagiye kureba Mama Charlene, hari ibyo nshaka kumubaza gatoya. Mama Charlene, twirwa tubona abakozi b'Imana, abavuga butumwa, kugasanga abantu benshi ntibabemera bitewe n'imyitwarire yabo cyangwa se no kuntu ameze. Bamwe bati bizira ni business nk'izindi zose. Ndashaka kuza kumpa comment gatoya kuri ibyo bintu. Okay. Ubundi abantu kuba bavuga gutyo ntago ibyo bavuga navuga ngo barabeshya, kuko bavuga ngo ni business, nuko mu nsengero zabo aho basengera basanze ari business. Kuko nimba ugiye mu rusengero ahantu ukabona ijambo rifungura na amafaranga bavuze, ijambo rirambuye na amafaranga, ikorasi itewe ako kanya na amafaranga, urugero atanze ayoboye na amafaranga aganishaho, akabikora umwaka wa mbere, akabikora umwaka wa kabiri, sengera na amafaranga. Afite ikibazo cy'ubukode banzo mpa amafaranga, mfite umuntu wanjye urwaye nyishyura amafaranga. Muri make impamvu babivuze ntago nabaveba, bafite uburyo ki babibonye, barabibonye yuko ni business kuko baba barimo, kuko ibivuga yuko ari business biragaragara, nubwo bose atari byo, ariko muri rusange benshi ni business nyine. Ntabwo nabira arusha kuba adukurikiye akavuga ati se Mama Charlene none ibintu ari kuvuga habundi haruragiriza dakama. Okay. Ubundi nka wayiragiye uranayikama. Kibazo rero none se waragiriza umuntu ikorasi y'amafaranga ukaragiza umuntu ijambo ry'amafaranga, ubwo se yo ni imitumba yaboze, na amazi ya Nyabarongo arimo imisundwe uri guha inka. Ubundi inka nararagiye. Inka iyo wavugaga ngo ni inka yabyaye urashaka ko ikamwa, hari umunyu witwa gikukuri washyiraga mu mazi meza ya robine, warangiza ugashyiramo gikukuri. Icyo gihe rero inka yanyweye ayo mazi iragenda ikagira gute,
igakamwa. Hari n'andi mazi asanzwe, hakaba ubwatsi. Hari ubwatsi se bavuga ngo ni urwurira, mbese bya byatsi byimeza ku gasozi bitoshye kabisa. Hakaba n'imitumba nyine, hakabaho n'urubingo. Muri make hakabaho n'ikintu bita umubirizi. Umubirizi bavuguse bagashyiramo igikukuri. Iyo wahaye inka umva irakamwa kabisa. None se mbwiza ukuri, inka uzayicisha inyota, uyicisha inzara, nurangiza uyige munsi uyikame? Ntabwo amata azaboneka, ntibishoboka. Buriya n'abantu boroye inka bazi ibintu bashobora guha inka igakamwa. Bishatse kuvuga ngo ntabwo uyijya ngo uyikubite uti kuki udakamwa wa nka we uyikubita. Wowe umva yihe irye inywe ihage. Ubundi ni ugukora ku ibero ivuruganya, ukavuruganya amata akaza. Rero ikintu mpfa n'aba bantu baravuga ngo umuntu atungwa n'izaragiye, ntazo baragiye. Umukirisitu ushaka ko azana icya 10 adakuyeho n'ijana cyuzuye, utiriwe utera ikorasi ivuga icya 10, udahamagaye umusatuzi wigisha ku cya 10, udahamagaye umumanyuzi wigisha ku cya 10. Zana ijambo rizima rya nyiri jambo, urigaburira abakirisitu bakizwe bihane. Ubwo ni umubirizi urimo gikukuri. Nibamara kwihana bagamenya gutandukanya icyaha n'igisa nacyo, bakakira Yesu n'umwami nk'umukiza, bazajya no kuri konte bagende bayazane. Ubwo rero bishaka gukamisha kandi bataziragiye, ntabwo baziragira. Rero niyo defo bafite. None kuko bataziragira barazikama ku mbaraga. Inka nta mata icyayizana. Abakristo baba bazana y'iki? Umukirisitu udakijijwe ntiyaguha icya 10, kuko icya 10 gitangwa n'umukirisitu ukijijwe uvuga ngo ndagitanze mu ijuru nzagisangayo. Ariko se wa mukirisitu uzi ko gutanga icya 10 ari icyaha, ntamenye ko gusambana ari icyaha. Umukirisitu uzigisha ngo kudatanga ukuzana amaturo iyo utayatanze ni icyaha, ariko ntumwigishe ko gutendeka ufite abagore benshi ari icyaha. Umukirisitu mbese muri make umuntu nabanza asobanukirwe gukizwa, anatanga icya 10, azi ko Imana wayihaye icya 10 udakijijwe nta kintu bumaze. Impamvu rero bayazana ku mbaraga nuko badakijijwe, ariko umukirisitu ukijijwe azi gutanga icya 10. Rero ntibazongere kuvuga ngo umuntu atungwa n'izaragiye, ntibaziragiye, kuko banaziragiye zakibwiriza zigakama. Nibaturagira ubundi dukamwe. Reka tuganire ku musozo rero, tubwira abantu gatoya ka message kabafasha gukiranuka muri kano kanya. Wenda umugisha ushobora kukunyuraho aka kanya, akaba hagira umuntu uhindura ubuzima bwe ajya ahera. Gukiranuka reka nkubwire, gukiranuka nubwo bigora abantu, ariko gukiranuka ni byiza. Iyo umuntu akiranuka, icyambere kwitwa ngo umukiranutsi cyangwa ukarwana urugamba rwo gukiranuka, wanakiranirwa bikakubabaza, Imana ikabona ko byakubabaje, amaraso ya Yesu akakweza. Ikintu cyambere nuko umuntu ukiranuka anezeza umutima w'Imana. Iyo umuntu rero anejeje umutima w'Imana byonyine, Imana ikicara iri mu ijuru ikavuga iti muri Nyamirambo mpafite umukiranutsi, muri Nyakabanda hari umukiranutsi, muri Gikondo hari umukiranutsi, mu Rwanda mpafite abakiranutsi, i Burundi mpafite abakiranutsi, muri Amerika mpafite abakiranutsi, mu Bufaransa mpafite muri uriya muryango harimo abakiranutsi, muri iriya kampani harimo abakiranutsi, muri ruriya rusengero mpafite abakiranutsi. Ahantu umukiranutsi aba, Imana niho iba. Iyo uri umukiranutsi uba ufite amahirwe menshi yo kubana n'Imana. Rero umuntu ubana n'Imana ni umuntu w'igitinyiro, ni umuntu uteye ubwoba. Kubera iki? Nta maboko n'aya namwe naho yabakomeye gute ashobora kumuramburirwaho. Umuntu ubana n'Imana naho wamuhiga ufite za burende n'imbunda n'ibisasu bimeze gute, ntago wamushobora. Umuntu ubana n'Imana ikamukunda ngo hari umukiranutsi, nta muntu wamutunga urutoki, nta muntu wamugira uko abyumva. Muri make inyungu yo gukiranuka nuko bigutera kubishuti y'Imana. Ushobora gukiranuka abantu bakakwanga, ushobora gukiranuka ukinjiza make y'ucuruza, ushobora gukiranuka ukagira n'imirimo wirukanwaho, kuko buriya gukiranuka ni ikintu gikomeye. Uvuga ngo ni ukwiyanga,
gukiranuka ni ukwiyanga ukaba waburara kandi ureba amafaranga abantu bakagutuka kandi bafiteho ubushobozi, abantu bakaguhutaza ufite uburenganzira bwo kubahutaza nawe, abantu bakakwambura ufite uburenganzira bwo kugaruza ibyawe, umuntu akagufata mu mashati atakurusha imbaraga, ukaburara wiriwe imbere y'imifungo uyibara ufite uburyo wanyereza. Gukiranuka ni uguhara amagara, gukiranuka bishobora kukujyana mu rupfu, gukiranuka bituma ugira abanzi benshi. Ubu umuntu ugerageza gukiranuka agwiza abanzi, kuko iyo ukiranuka uri ku mupaka ntabwo uba ushaka kwinjiza forode, ababikeneye mukorana, usibye kukwirukanisha no kukuniga nibyo baba bashaka. Rero nashishikariza abantu bose gukiranuka, kubera ko iyo ukiranutse ubushito y'Imana, kandi Imana naho yagukunda ari yonyine, abandi bakirorera ntacyo ubuhombye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mama Charlene, nubwo abisi bose baterana bagamije kukugira nabi, Imana itabishatse nta cyakubaho. Gukiranuka no kwiyemeza biguhereza gutsinda, kandi gutsinda ntago ari ryo herezo rya nyuma, ahubwo ni inzira nziza yakugeza kure wifuza. Kambashimire mwese mwafashe wanyanyu mukadukurikira, mbibutsa gukanda subscribe hasi niba ari bwo bwa mbere mwamugiye kubikora, hanyuma niba atari bwo bwa mbere usanzwe udukurikira wasangiza n'abandi iki kiganiro kugira ngo inyungu wakuyemo n'abandi bazikuremo. Kambifurize gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi bwuzuye byose mwifuza. Tuzasubira ubutaha.